bene data bakundwa, mbanje kubaramutsa mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi nishimiye kongera kubasangiza ijambo ry'Imana mu rwego rwo kugira ngo tuzane umucyo kw'iki kintu kijyanye no kuba turi abana b'Imana. Ni koko twabyawe n'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo, kandi nyine urumva ntabwo ushobora kwizera utumvise. Ariyo mpamvu tuvuga ko twabyawe n'ijambo ry'Imana rizima nk'uko byanditswe nyine muri Bibiliya. Ibyo ni ukuri, iryo jambo niryo twumvise. Ijambo rya Kristo rirema kwizera muri twe, tumwizeye duhabwa ibimurimo, kandi ibimurimo si ibindi ngo ni ubuntu bukurikira ubundi, cyangwa se ni ubuntu bugeretse ku bundi. Ubwo buntu rero nibwo bwatugize abana b'Imana. Twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Uyu munsi tukaba tuvuga tuti turi abana, kandi niba turi abana ubwo turi n'abaragwa mu bwami bwa Data. Aha ngaha rero hakaba impaka zigira ziti, ese turi abana bwite b'Imana cyangwa se twagizwe abana nyine kubwo kwizera? Kuri rero kukaba kugaragara neza mu byanditswe byera, nubwo hari ukuntu imyizerere imwe nyine ishaka kugaragaza ko twahindutse umwe n'Imana. Ubwo twabyarwaga n'Imana wagira ngo twaturutse mu nda y'Imana nk'uko umwana avuka nyine, ariko mu by'ukuri ntabwo twaturutse mu nda y'Imana, ahubwo turi abana kubwo kwizera Yesu Kristo. Twahawe ububasha. Urumva ko turi abantu bakundwa. Iki kintu tubanze tucyumve neza duhereye mu mizi, cyangwa muri origine, mu nkomoko yacu. Twebwe turi abantu baremwe n'Imana. Ntabwo turi urubyaro rw'Imana nk'aho twaturutse mu Mana, mu nda y'Imana, mu bumana, kuko Imana ni umwuka. Imana ni umwuka. Ntabwo rero twari kuba ibiremwa, biturutse mu mukungugu, kandi Imana ubwayo ari umwuka. Inkomoko yacu ni mu gitaka. Iki ni cyo tutarumva neza, tutarasobanukirwa icyo kintu, dushobora kuvangirwa n'amagambo twumva cyane cyane muri iki gihe, ariko kandi afite n'ibyanditswe runaka biyashyigikira, agaragaza nyine ko turi abana b'Imana. Icyabyawe n'umwuka ni umwuka. Urwo ni urugero kwanza rumwe. Yesu abwira Nikodemo ati icyabyawe n'umwuka nacyo ni umwuka. None twabyawe n'Imana. Ntabwo byavuye ku bushake bw'umugabo n'umugore. Mbese bigasa nk'aho inkomoko yacu ari mu Mana. Mbese twebwe turi urubyaro rw'Imana, nk'uko uretse ko na Yesu Kristo ubwe kuvuga uburyo yabyawe n'Imana nabyo bishobora kuzana urujijo muri benshi, kubera yuko uwo Yesu Kristo tuvuga ni ya Mana n'ubundi yambaye umubiri. Bivuga ngo nta Yesu hariya n'Imana hariya. Ni ya Mana imwe yambaye umubiri. Rero kugira ngo byumvikane, cyangwa se umurimo wo gucungura abantu usohore kandi bibashe kumvikanira abantu mbese mu butumwa bwiza, ni uko Yesu yagombaga kwitwa umwana w'Imana. Yohana niwe ubivuga neza, aravuga ati tumubonye tubona asa n'umwana w'ikinege wa se. Tubona asa n'umwana w'ikinege wa se. Ubundi aza ari ntama w'Imana ikuraho ibyaha by'abari mu isi. Urumva, ni ya Mana yigize umuntu, ni ya Mana yigize byose. Yigira umwana, yigira intama, mbese iba igitambo, iba n'umutambyi. Urumva ko Yesu ni byose, wa mugani wa Pawulo. Kugira ngo byumvikane rero ko hariho itandukaniro
hagati y'uyu nguyu uje gupfira abantu n'Imana data iri mu ijuru. Yesu yakunze gukoresha imvugo igaragaza yuko isamuruta, akagaragaza kwiyambaza data mu gihe ahuye n'ibibazo. Data, kubera iki untera umugongo, cyangwa se kubera iki untereranye, kubera iki ndetse ku musaraba, murabizi muza amagambo Yesu yavuze asa n'utakamba. Yewe no kuri wa musozi wa Elayono, hahandi nyine yasengaga ngo ibyuya bikaza bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso. Aho ngaho yeretswe nyine, cyangwa se yabonaga imibabaro nyine agiye kunyuramo. Hari ukuravuga ati rwose bishoboka iki gikombe kindagata, ariko ntibibe nk'uko nshaka data, ahubwo bibe nk'uko wowe ushaka. Ni ukuvuga ngo Yesu yagaragaye nk'umwana w'Imana hano, kandi umwana uje gusohoza ubushake bwa se. Niko yagaragaye. Ariko mu by'ukuri uyu muntu wagaragaraga, wavutse nk'umuntu nyine, akayitwa Yesu, agakurira mu bantu, akabana n'abantu, uyu nguyu ngo niwe warimo kuzura kose k'ubumana mu buryo bw'umubiri. Imana yari muri, mbese nta kindi kintu na kimwe kijyanye n'ubumana kitari muri we. Mbese kuzura kose k'ubumana kwari muri uyu, ariko mu buryo bw'umubiri. Akagaragara nk'umuntu, ariko muri we ariho hari kuzura kose k'ubumana. Noneho yajya kuvuga, akavuga amagambo asa n'aca amarenga, vuga ati muzi ko data ari muri jye, nanjye nkaba muri we, umbonye aba abonye data. Urumva ni imvugo zizimije, udashobora guhera ko wumva. None se Imana iri muri we, nawe ari mu Mana, umubonye aba abonye Imana. Ariko kandi mu kanya akongera ati data aranduta, ariko kandi abo yampaye nta n'umwe ubasha kubavunura mu kuboko kwanjye. Ariko mu kanya ati data aranduta, data aranduta, kandi jye nawe turi umwe, umbonye abamubonye. Mbese ugasanga ni amagambo asa n'ateruye neza, ariko kandi birumvikana kuko Imana ni umwuka, nta wabasha kuyireba ngo abeho. No kumva iby'umwuka kandi uri umuntu ufite ubwenge, umuntu w'inyama n'amaraso, ntabwo ushobora kumva Imana uretse ko waba uri mu mwuka nawe. Kandi n'abavuga ko nabo bari mu mwuka nyine babyawe n'Imana mu buryo bw'umwuka, kugeza amagingo aya ntabwo babasha kudusobanurira ubwo bumana mu buryo bw'umwuka. Nabo ni imvugo gusa, ni ibyanditse. Twicaranye na Yesu mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Ariko umubajije uti none se mu ijuru bimeze bite, ntabwo yabona uko gusobanura. Kubera iki? Ko n'umuntu we avuga ibyo yumva, mbese biri mu bubasha bwe cyangwa se mu bushobozi bwe. Bakundwa rero, ntabwo turi Imana, turi abantu. Ariko kandi abantu baremwe n'Imana, abantu bagiriwe ubuntu, bari abo kurimbuka kubera ibyaha n'ibicumuro byacu, ariko Imana ikatugirira ubuntu, ikaducungura, ikatwishyurira umwenda w'icyaha. Mbese igatanga ikiguzi gihwanye n'igihano twagombaga kubona. Igihano twagombaga kubona ni ugupfa. Hagombaga rero kuboneka upfa mu cyimbo cy'abo banyabyaha. Uko niko Yesu Kristo yaje kutubera umucunguzi. Nk'uko tubisoma nyine mu ivanjiri ya Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 na 13, niho hagaragaza neza uburyo abamwemeye bose bakizera izina rye bahawe ububasha bwo kuba abana b'Imana. Kuba umwana w'Imana rero bitandukanye no kubyarwa n'umwana w'Imana. Guhabwa ububasha bwo kuba, urumva ko ni ikindi kintu. Ni umuntu utari usanzwe mu mwimerere w'urubyaro, cyangwa se utaraturutse mu rukiryi rw'umuntu, niwe ugirwa umwana.
twagizwe abana b'Imana rero, twahawe ububasha bwo kuba abana b'Imana. Ariko ubwo bigaragaza ubwabyo ko tutari abana b'Imana. Ntabwo Imana yabyaye Adamu, kuko uwo niwe mukurambere wacu, niyo nkomoko yacu. Ntabwo Adamu yari umwana w'Imana, ahubwo yari ikiremwa, yari umuntu waremwe n'Imana, agahabwa inshingano hano ku isi. Imana nk'umwuka, Imana nk'umwami uganje mu ijuru, iha umuntu nawe ubutware hano ku isi. Umuntu waturutse mu gitaka imuha ubwo butware. Rero niba uyu munsi twitwa abana b'Imana, rwose ni kubwo gucungurwa twaboneye muri Kristo Yesu. Uyu nguyu waje nawe asa n'umwana w'Imana w'ikinege wa se, ariko kandi mu by'ukuri ari we y'Amana nyamana, y'Amana data, y'Amana umuremyi wa byose. Ariko kandi akaza ari mu ishusho y'umwana w'Imana, kugira ngo Imana nayo ibashe kwibonera urubyaro, kandi urwo rubyaro turukesha nyine uwo nguwo umwe waje ameze nk'umwana w'ikinege wa se. Urumva, turi abana b'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo. Uko niko kuri. Ntabwo turi abana b'Imana nk'abaturutse muri we, kuko twumva benshi bavuga nyine bakagera n'aho bakoresha imvugo ya ADN tuzi mu rwego rw'amaraso, rw'inyama n'amaraso. Twavanze ADN, dufite ADN y'Imana. Twebwe twavanzwe n'Imana, twivanze n'Imana. None se iyo Abaheburayo 2:14 niho havuga ngo nk'uko abana bavanze umubiri n'amaraso, ngo niko nawe yavanze ibyo natwe, kugira ngo ahinduze ubusa uwo nguwo ufite ubutware hejuru y'urupfu, ari we Satani. Bityo babandi bari baboshywe mu bubata bw'ubwoba nyine bakurwemo. Urumva ko icyatumye abigenza atyo ngo ni ukugira ngo ahinduze ubusa. Yavutse nk'umuntu, abyarwa n'umugore nk'uko natwe twabyawe n'umugore. Mbese yishushanya n'umuntu wa kamere, kandi uyu wa kamere w'ibyaha, ariko kandi we akaba atarigeze amenya icyaha. Niyo mpamvu urupfu rwe ari rwo rwahindutse incungu y'abari mu isi, bityo tuba tubonye ubugingo kubwo kumwizera. Tuba duhindutse abana b'Imana kubwo kumwizera, ariko si uko turi abana biologike twaturutse mu Mana ngo noneho twirate nyine ko dufite iyo ADN y'Imana. Twagizwe abana, kandi umwana ntagirwa umwana, ahubwo umwana arabyarwa. Umwana avuka ari umwana nyine, ni urubyaro, kandi ni amaraso y'umubyeyi. Mbese ibi bintu rwose byagombye kumvikana. Ariko kandi ikibazo ni uko umwanzi wa wundi kuva kera kose washatse kwigereranya n'Imana, n'ubu ngubu afite wa mugambi, nk'uko yayobeje Eva. Pawulo abivuga neza mu rwandiko rwa 2 yandikiye Abikorino igice cya 11 ku murongo wa 2, ndatinya yuko nk'uko ya nzoka yohesheje Eva uburiganya bwayo, ariko namwe intekerezo zanyu zayobywa, bityo mukareka kubonera no gutungana bya Kristo. Urabona, Kristo ni umuntu waduha ishusho nziza cyangwa se icyitegererezo, kuko we ngo nubwo yari afite akamero k'Imana, ariko yasanze guhwana n'Imana atari ikintu cyo kugundirwa, ngo noneho yemera kwisiga ubusa, yambara akamero k'umugaragu w'imbata, araza abana natwe. Kandi urumva, niwe Mana, uwo nguwo niwe Mana, yambaye umubiri iraza, ariko yemera guca bugufi, iraganduka. Yesu yemera kujya munsi y'abamarayika, yemera kwihindura umuntu, nyamara nta nubwo ari wa muntu nyine w'umunyacyubahiro nk'uko tuzi abantu bakomeye, ahubwo wigira umugaragu w'imbata. Urumva, ibyo byose icyatumye aganduka agaca bugufi ni ukugira ngo asohoze umugambi wa Data. Rero niba twebwe tutabasha kumva ubuntu twagiriwe,
ngo natwe tube twacira bugufi uyu mwami wacu ari nawe Mana yacu, ni ukuri nta kindi cyaba kibitera uretse wa mwuka wa sekibi umwe yohesheje nyine wa mugore Eva mu ngobyi ya Edeni, akoshya umuntu kugira ngo nawe yifuze kumera nk'Imana cyangwa se ashake kumera nk'Imana, nk'uko nawe nta kindi cyamukuye mu ijuru. Ubwo ndavuga Rusofero cyangwa wahindutse shitani, nta kindi cyamukuye mu ijuru uretse kuvuga ko nawe ashaka kumera nk'Imana. Ubu rero hari abantu nabo bashengeza iyo myumvire mu bizera, mu bana b'Imana, bashaka kugira ngo babagereranye n'Imana, babumvishe ko bari mu rwego rw'Imana kandi nyine bahindutse Imana, bityo bareke kwa kubonera no gutungana bya Kristo, wa mutima wo kwicisha bugufi no guha icyubahiro uwamutumye cyangwa se wa wundi nyine nyiri ubutware nyir'ubushobozi bwose. Noneho usange nabo bigize nyine akari akajya he, bityo bitandukanye n'Imana. Kuko niba hari ikintu Imana yanga kandi zira kandi idashobora na rimwe kuzigera yemera, ngo gusangira icyubahiro cyayo n'umuntu uwo ari we wese. Icyubahiro cy'Imana ni icy'Imana nyine. Ngo ni Yesaya 42:6 niho havuga gutyo ko Imana itabasha kugira uwisangira nawe icyubahiro cyayo. Noneho rero intego y'iri somo ni ukugira ngo turebe neza kugira ngo umwanzi ataduca muri humye, noneho akadukoresha ibirenze ibyo twebwe twakagombye gukora, cyangwa se akatuvugisha ibirenze ibyo twebwe twakagombye kuvuga. Urabizi hari ukuntu Imana ishobora kuvugana n'umuntu, kandi ibyo turabibona rwose mu buzima bwa Mose. Niba Mose atarabashije kwinjira i Kanani, ntabwo ari uko Mose yasambanye, si uko yibye ikintu cy'umuntu, si uko yagize ate, ahubwo ni uko umwanzi yamuvangiye. Umwanzi yaramuvangiye, noneho Imana imubwiye kuvugana n'urutare, wakubita urutare kabiri, kandi urwo rutare Bibiliya igaragaza neza ko rwari Kristo. Ntabwo Kristo rero yagombaga gupfa cyangwa se kubabazwa inshuro ebyiri, ahubwo yagombaga kubabazwa inshuro imwe. Mu gihe nk'aho rero Mose yavuganye n'urutare cyangwa yabwiye urutare, Mose ararukubita, mbese yongera gukubita urutare. Kandi mu mwana w'umuntu iteka nyine habamo icyo kintu cyo gushaka kwiyumvamo ko hari icyo ari cyo. Kuko hari n'ukuntu Mose nawe yakoresheje imvugo ya kimuntu, nyine umwanzi ubwo amuciye muri humye, ati ntabwo muzi yuko yewe na Aroni tubasha kubakurira amazi muri uru rutare. Kumvamo ko harimo akantu nyine ka kimuntu. Ikigenge cya none rero gishobora kubwira ngo none se ntitwabaye Imana, none se ntituri Imana, none se twebwe na Yesu ntituri umwe, none se Yesu si grand frere. Mbese hari imvugo zisa naho nyine grand frere, byose ntibyanditswe ngo ni imfura muri bene se benshi. Ariko ibyo bintu byo gukoresha kwitwaza nyine inyuguti ngo biranditswe ngo, mbese ni nka kwa kundi umuntu ashaka kuguhesha ishema, kukuzamura, kugushyira hejuru, noneho nawe ugashaka kwigira igitangaza, noneho ukagaragaza ko tekereza nk'ubu ngubu vrema minisitiri cyangwa se nyakubahwa perezida wa repubulika ashatse kuguhesha icyubahiro mu bantu, akaguperezanta, akakwereka, noneho nawe waba uri mu bantu nyine ba bandi bamaze kukwakira kuko wavuganiwe na nyakubahwa, nawe ugashaka rero kumuhindura mugenzi wawe, kugira ngo wigaragaze nyine ko ari mugenzi wawe nyine.
yavuga uti uriya ni peti, uriya kwanza urusha imyaka gurya, ugashaka mbese ugashaka kumufata nka mugenzi wawe n'iki, kumbi we yaguhesheje ishema, ariko wakugira ngo uha agaciro cya cyubahiro cye n'iki, nawe umugaragaze nyine nk'umunyacyubahiro, noneho wowe ugiye kumuhindura mugenzi wawe n'iki, nkaho mbese ushaka gupfobya icyo cyubahiro cye imbere y'abo bantu yaguhesherejemo icyubahiro. Urumva niko bigaragara no ku bantu iyo bivugisha ko bamaze kuba nk'Imana, aho basangiye ADN n'Imana. none si icyo gihe wumva baba badasangiye icyubahiro n'Imana nyine? Twese turi abana b'Imana. Niba Yesu ari umwana w'Imana, nanjye ndi umwana w'Imana. Mbese ugasanga hari ukuntu ubwibone buzamutse mu muntu, wakagira ngo ye baba ngo uko ni ukwizera, ngo ubwo akoresheje imvugo y'umwuka, imvugo yo kwizera, ngo mbe ntakamenye ko umwanzi ari we uri kumwoshya. Umwanzi aramwoshye, nawe uri iduru, nawe uri Imana. Ese ntibyanditswe muri Zaburi ya 82? Ukarengwa kugeza ubwo nawe ushaka kwigereranya n'Imana, aho gushimira, guhora duhimbaza Data kubw'ubuntu yatugiriye, kwitwa abana b'Imana vrema. Wenda reka dusome ibyanditswe, ariko nagiraga ngo byibura na mbere yuko dusoma ibyanditswe ubanze usubire ku isoko, urebe inkomoko y'umuntu. Umuntu akomoka he? Bibiliya itubwira neza ko umuntu wa mbere yaturutse mu butaka, ariko wa kabiri we yaturutse mu ijuru. Rero kwigereranya na Yesu uyu w'ubutaka, kwigereranya na Yesu waturutse mu ijuru, namwe murumva icyo ari cyo vrema. Murumva ibyo bintu aho bijyana, kandi urumva si ahandi nyine ni mwirimbukiro tu. Ubwo ni ubwenge buva ku mubi, ni ubwenge buva ku mwanzi kabisa. Uwavuye mu gitaka kwigereranya n'uwavuye mu ijuru. Ibyo byo kuba abana b'Imana ntabwo tubyanze, turi abana b'Imana, ariko mu ruhe rwego? Turi abana b'Imana mu buhe buryo? Kuko hari abana bagizwe abana, ariko hari n'abana bavutse nyine ari abana. Abo ni abana b'umwimerere. Abo nibo bagereranywa na Yesu Kristo. Yesu Kristo twamwita umwana bwite w'Imana, kandi na Bibiliya ikamwita umwana w'ikinege. Umwana w'ikinege ni na Yesu wabyivugiye mu kanwa ke. Ariko noneho uyu mwana w'ikinege ashobora kuba yarakuranye n'abandi bana bagizwe abana muri uwo muryango, bakitwa mu Kinyarwanda biragoye. Imvugo y'ikinyarwanda irakennye ku buryo itabona buri jambo. Bose ni abana, ariko hakaba abana bagizwe abana cyangwa se bakiriwe nk'abana mu muryango, ariko hakaba n'abana bavukiye muri uwo muryango. Bose bitwa abana, ariko hari abavukiyemo, hakaba n'abandi bazanywemo bagahindurwa abana. Uko rero niko turi abana b'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo. Reka tugende dusoma ibyanditswe, bimwe bimwe. Duhere wenda kuri iki ngiki cyo mu Bagalatiya igice cya 4. Reka duhere mu Baroma. Reka duhere mu Baroma igice cya 8. Igice cya 8 umurongo wa 15. Agira ati, kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti Aba Data. Urumva ko ni umwuka uduhindura abana b'Imana. Nicyo navuze nti mu Kinyarwanda imvugo ntabwo dushobora kubona amagambo atomoye cyangwa se asobanura ijambo uko riri, ariko kandi n'iri jambo ryo guhinduka umwana cyangwa se kuduhindura abana
nabyo ubwaryo rirumvikana yuko twahinduwe abana ariko tutari dusanzwe turi abana. Se ntibyumvikana? Mu zindi ndimi ho rero byumvikana neza, kuko mu gifaransa aho baravuga ngo et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Esprit d'adoption. Ni umwuka waduhinduye abana. Duhinduka abana mu rugo tutavukiyemo. Uku ni ukuri. Rero mu ndimi zindi byo byumvikana neza kurenza mu Kinyarwanda. Yeno mu Giswahili haravuga ngo kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambao kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Roho ya kufanywa wana. Kufanywa wana. Urumva guhindurwa abana. Ntabwo umwana ahindurwa umwana, ahubwo umwana arabyarwa. Umwana avuka ari umwana. No mu Cyongereza rero nabyo ni nk'uko nguko. But you have received the spirit of adoption. Niko mu Gifaransa bavuga. The spirit of adoption. Ntabwo twabyawe turi abana, ntabwo twavutse turi abana, ahubwo twahinduwe abana. Reka twongere dusome ku murongo wa 23 muri urwo rwandiko ku Biroma. Wenda duhere ku wa 22 tugeze ku wa 24, ariko umurongo ushaka no wa 23 agira ngo tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza ubu, ariko si byo bisa, ahubwo natwe abafite umuganura w'umwuka natwe tunihira mu mitima yacu dutegereza guhindurwa abana b'Imana, ariko gucungurwa kw'imibiri yacu, kuko twakijijwe dufite ibyiringiro. Ariko rero ibyo umuntu yiringira iyo byabonetse ntibiba bikiri ibyiringiro. Ninde se wakwiringira kuzabona icyo amaze kubona? Ku murongo wa 23 ngo ariko si byo bisa, ngo ahubwo natwe abafite umuganura w'umwuka natwe tunihira mu mitima yacu dutegereza guhindurwa abana b'Imana. Urumva, dutegereza guhindurwa abana b'Imana. Hano Pawulo waragaragaza rwose yuko nuko guhinduka abana b'Imana kutarasohora neza, nubwo twakijijwe, nubwo twavutse ubwa kabiri, ariko turacyategereje guhindurwa abana b'Imana, ngo ariko gucungurwa kw'imibiri yacu. Mbese turi abana b'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo, ariko ntabwo turahindurwa abana b'Imana nk'uko tuzaba turi nyine. Aribyo Yohana avuga ati ntabwo tubizi, ntituzi uko tuzaba tumeze. Ariko uku guhindurwa abana niyo twita adoption nyine mu Gifaransa, cyangwa adoption mu Cyongereza. Mu Gifaransa haravuga ngo ku murongo wa 23 ngo ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Urumva ko icyo dutegereje ni adoption, ni ukugirwa abana. Icyo nicyo dutegereje. Turanihira mu mibiri yacu dutegereje guhindurwa abana, kandi rwose ntabwo umwana ahindurwa umwana arabyarwa nk'uko nabivuze. No mu Cyongereza rero nibyo bavuga ngo waiting for the adoption. Dutegereje guhindurwa abana. Umwuka rero uzaza akubwira yuko wowe uri umwana bwite w'Imana,
ubwo uri umwana rero burya umwana na se ni kimwe, kandi mu kinyarwanda ngo imfura na se barangana, umwana na se ni ikintu kimwe. ubwo noneho nawe ugashaka kwitwara nk'Imana, ubwo urumva ni umwuka wa Satani uzaba ushaka kugira ngo usangire icyubahiro n'Imana, nawe uhinduke nk'Imana. amaherezo yawe rero urumva azaba ari ayahe? nushaka kwigereranya n'Imana, urumva hari ukwisumbukuruza kurenza uko nguko. bakundwa, iki kintu tucyumve neza kuko gisa n'ikivugitse neza. kuvuga ko twabyawe n'Imana rwose biraryoshye, ariko biratuganisha hehe? ese biratuzamura mu ishimwe, biratuma duhimbaza Imana kubera yuko, cyangwa biratuma tugira ubwibone ku buryo tubasha kugera n'aho twitandukanya n'Imana sasa, uko Imana iteka ngo irwanya abibone. wigize igitangaza. ahangaha niyo ubumva nibutse ibintu byinshi nibutse abavugabutumwa rwose babaye ibyamamare bigize ibitangaza, kubwira ati rwose niba mvuze ijambo ko jyewe n'Imana turi umwe, mubwiye ijambo rero rifate nk'aho ari Imana ivuganye nawe, kigenge kikaba kigukubise igipindi. no mu rurimi rw'igiswahili rero, muri rwa rwandiko Paul yandikiye Abiro mu gice cya 8 n'umurongo wa 23 aragira ati, wala si hivyo tu, ila na sisi wenyewe tulio na malimbuko ya roho, sisi pia tunaugua katika nafsi zetu tukikutazamia kufanywa wana, yaani ukombozi wa mwili wetu. tukikutazamia kufanywa wana, dutegereje kuzahindurwa abana. kandi aba babwirwa cyangwa se abangaba bavugwa nyine ahangaha ni babandi n'ubundi ngo bafite umuganura w'umwuka, babandi bavutse ubwa kabiri kubwo kwizera Yesu Kristo, babyawe n'Imana kubwo kwizera Yesu, cyangwa se bagizwe abana b'Imana, babyawe n'ijambo ry'Imana, bizeye rya jambo, bizeye kuko iryo jambo ari umwuka, nabo bararyizera, noneho bahinduka abana b'Imana kubwo kwizera. abangaba rero ngo baracyategereje guhindurwa abana, baracyategereje guhindurwa abana, waiting for the adoption, bategereje guhindurwa abana, nyamara baravutse, barakijijwe. Abaroma igice cya 9 nababwiye ko ndi busome ibyanditswe bitandukanye kugira ngo iki kintu gisobanuke. ntabwo ijambo rimwe cyangwa icyanditswe kimwe ntabwo tugomba kucyubakiraho ngo tugihindure ihame, ahubwo ibyanditswe bisobanuzwa n'ibyanditswe bindi, iby'umwuka bisobanuzwa iby'umwuka bindi. rero ndasoma ibyanditswe bitandukanye kandi rwose nsoma mu bitabo by'umwimerere. urabona hariho ariko ahangaha naho umwanzi rwose hari ukuntu ari gukora ibishoboka byose kugira ngo ayobye uburari. bakundwa, mwari muzi yuko ibi bintu by'amaverisiyo atandukanye ya Bibiliya bituruka ku mugambi w'umwanzi. hari inyandiko z'umwimerere, inyandiko zanditswemo ubutumwa bwa mbere, niba atari Ikigiriki ni Ikiarameya. ubwo umuntu wa mbere wagisemuye nawe mu Cyongereza agisemura muri verisiyo ya King James version. nicyo gitabo cya mbere cyasemuwe, mbese gikuwe mu rurimi rw'umwimerere rw'Ikigiriki. King James version nayo ibyara Louis II mu Gifaransa. ibyo ni ibitabo twemera byabaye ibitabo bikoporora neza cyangwa se bisemura urwo rurimi rw'Ikigiriki rwanditswemo ubutumwa mbere na mbere, nyine n'intumwa zabyanditse. nyuma y'aho ngaho rero hagiye haboneka andi maverisiyo sasa, nko mu Kinyarwanda murabizi hari Bibiliya yera. iyo Bibiliya yera
cyangwa se bibiliya ntagatifu. Reka duhere kuri bibiliya ntagatifu. Bibiliya ntagatifu buriya kimwe na bibiliya yo mu cyongereza King James, yewe n'iyi bibiliya yera dusoma nyine y'ikinyarwanda, hari ukuntu bifite amagambo y'umwimerere. Muri bibiliya ntagatifu hari ukuntu bitiranya kwemera no kwizera. Iryo jambo ugasanga rirasa naho abamwemeye bose. Kwizera hari ukuntu riza mu gake. Uzasome bibiliya ntagatifu, kwizera hari ukuntu bakunze kukwitiranya no kwemera. Ariko noneho turetse bibiliya yera, muzi ko hajeho n'indi bibiliya yitwa ijambo ry'Imana. Ariko iri jambo ry'Imana naryo riza naryo rishaka kugusha, mbese risa naho ribogamiye cyane kuri bibiliya ntagatifu. Ugasanga harimo amagambo amwe n'amwe agenda abusana, akagenda atakaza umwimerere wayo kubera impamvu runaka. Kuko umwanzi burya naho yatonyangirizamo agatonyanga kamwe gusa k'umwanda, akaba azi ngo aya ni amata, ariko reka mfatemo aka gatonyanga kamwe k'umwanda nagemo, burya abazi neza ikintu akoze. Umuntu utazi ruhe na ruhe yareba akavuga ati ni hahandi ni amata ntacyo, ni amata meza, ni meza kandi yagiyemo igitonyanga cy'umwanda. Umwanzi w'abazi ibyo ari gukora. Rero n'ibi ngibi hari amaverisiyo menshi ubu ngubu, amaverisiyo menshi ku buryo buri wese agenda asohora cyangwa se agenda agoreka ubutumwa ashingiye ku nyandiko runaka. Ibyo muzabibona. Ugasanga imvugo iri mu gitabo cya bibiliya ntagatifu ntabwo ari iri mu gitabo cya bibiliya yera, ntabwo ari iri mu gitabo ijambo ry'Imana, ntabwo ari iri mu gitabo cy'abayehova, kuko abayehova nabo bafite bibiliya yabo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko Imana ishimwe kubera yuko tugifite, hari warundogoye, ariko kandi navugaga yuko izi bibiliya bagenda bahindura, aya maversion cyangwa se amaverisiyo atandukanye bagenda bazana, uzasanga agenda ahindura ubutumwa. Ugasanga ijambo ryavuzwe mu mwimerere waryo barashaka uburyo bagenda barihindura. Hari nka verisiyo imwe ntaramenya iyo ariyo, numvise umuntu avuga, ngira ngo mu Befeso igice cya mbere umurongo wa 5, hari verisiyo imwe numvise rwose ivuga ukuntu aho kugira ngo ivuge abana par adoption cyangwa se bagizwe abana, ahubwo reka ndaza kwireba iyo verse, ndaza kwireba ngira icyo nyivugaho. Ni rwo rugero rwa hafi nabonye uburyo umwanzi ashobora kugoreka imvugo, noneho agahindura sanse, agahindura ijambo ry'umwimerere, akarivanga, akaryitiranya. Mbese umwana w'Imana utazi ruhe na ruhe, utazi wenda izindi version cyangwa verisiyo zitandukanye, ashobora kwibwira ko baba icyo kintu ari ukuri kandi ari ikinyoma. Ariko kizakubwira ko ari ikinyoma ni uko uzasoma za zindi z'umwimerere, izabanje gusohoka zisemuwe mu rurimi rw'umwimerere nyine rw'ikigiriki. Aho ngaho niho uzabona ko iri ngiri ari ijambo bagize. Hari n'aho kwita enfant d'adoption, bandika ngo enfant propre. Urumva ko ni ibintu bibiri bihabanye. Uwagizwe umwana n'umwana wavutse bwite ni ibintu bibiri bihabanye. Rero umuntu ushaka kugoreka ijambo ry'Imana cyangwa se kugoreka ubutumwa bwiza ashobora kukuzanira iyo bibiliya, iyo verisiyo yindi ivuga nyine ibyo we ashaka kumvikanisha. Ariko jyewe ndakomeza gusoma nyine muri iyi bibiliya y'umwimerere cyangwa se bibiliya yera, nkasoma muri bibiliya
muri bibiliya y'icyongereza ya King James, ngasoma muri bibiliya y'igifaransa ya Louis II. Ibyo nibyo bitabo byanditswe mbere, nibyo bitabo by'umwimerere, mbese byakuwe directement mu rurimi original cyangwa se mu rurimi rw'umwimerere rw'ikigiriki. Tujye mu Baroma rero igice cya 9. Urwandiko Pawulo yandikiye Abiroma igice cya 9 umurongo wa 3 n'uwa 4 haragira hati: ndetse ndakwifuriza kuvumwa no gutandukanywa na Kristo ku bwa bene wacu ari bo b'umuryango wanjye ku mubiri, kuko ari Abisirayeli umugabane wabo ukaba uwo guhinduka abana b'Imana no guhabwa icyubahiro n'amasezerano n'amategeko n'imihango yo gukorera Imana. Urumva ngo kuko ari Abisirayeli umugabane wabo ukaba uwo guhinduka abana b'Imana. Urumva rya jambo guhinduka abana b'Imana, rwose iki kintu kirumvikana neza ko batari abana b'Imana mu itangiriro, ahubwo bagiye guhinduka abana b'Imana. Ni iki kibahindura abana b'Imana rero? Ni ukwizera. Kwizera Yesu Kristo nibyo biduhindura abana b'Imana. Mu gifaransa ku murongo wa 4 aragira ati: qui sont israélites à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et les cultes. Abangaba n'abana bahinduwe abana. Urumva iyi mvugo? Guhindurwa abana, à qui appartiennent l'adoption. N'abana ariko bagizwe abana, ntabwo ari abana b'umwimerere. Ikintu rwose ngira ngo kirasobanutse. Igiswahili kikagira kiti ambao ni Waisraeli wenye kule kufanywa wana, wenye kule kufanywa wana na ule utukufu na maagano na kupewa torati na ibada ya Mungu na ahadi zake. Kule kufanywa wana, kwa guhindurwa abana. Rwose no mu Cyongereza niko bavuga, to whom pertains the adoption. Adoption cyangwa se adoption cyangwa se guhinduka abana, urumva ko ni ibintu twaherewe ubuntu. Ni ibintu twaherewe ubuntu, ntabwo ari ibintu byacu dushobora kwikubita ku gituza cyangwa se dushobora kwirata. No mu Bagalati igice cya 4 umurongo wa 4 ndetse n'uwa 5 niho hagira ngo maze igihe gikwiriye gisohoye Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko, ngo acungure abatwarwa nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Urumva ko biraduhesha guhinduka abana b'Imana. Ni ibiduhesha guhinduka abana b'Imana, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Ni uguhindurwa abana, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Tubashe kwakira ubuzima bwo guhindurwa abana. Ubuzima bwo guhindurwa abana, that we might receive the adoption of sons. Ni uguhabwa kuba abana, si uko turi abana b'umwimerere, ahubwo twahawe kuba abana. Reka wenda dusoreze kuri iki cyanditswe mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cyaho cya 1 umurongo wa 5 n'uwa 6 hagira hati: kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo, tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo
butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo, kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhindurwa abana bayo, ko duhindurwa abana bayo. Urumva guhindurwa umwana no kuba umwana no kubyarwa, mbese urumva ko ni ibintu bibiri bitandukanye. Mu gifaransa baravuga ngo nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Être ses enfants d'adoption. Rwose aha mu gifaransa barabivuga mu buryo bweruye. Mu giswahili kwa kuwa alitangulia kutuchagua, mu Kiswahili ngo kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo sawa sawa na uradhi wa mapenzi yake. Mu Cyongereza bakavuga bati having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will. Urumva ko Imana yagambiriye kuduhindura abana binyuze muri Yesu Kristo. Imana yagambiriye kuduhindura abana binyuze muri Yesu Kristo. Ntabwo ari uko Imana yatubyaye duturutse mu bugingo bw'Imana ngo tuze turi urubyaro rw'Imana, nk'uko Yohana cyangwa se na Yesu Kristo ubwe yiyita umwana w'Imana. Yesu yiyise umwana w'Imana kubera ko nyine yambaye umubiri agaragarira abantu gutya. Birumvikana ko n'ubundi afite inkomoko mu Mana. Burya umwana aba afite inkomoko mu babyeyi. Umwana agira inkomoko mu babyeyi. Ntabwo rero twebwe turi abana b'Imana kubw'inkomoko, ahubwo twagizwe abana. Uku niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Ikigenge rero gifite umwuka w'ubwibone cyashyizwemo na Sekibi, kikumva ko kugirwa umwana bidahagije no kugipfobya. Mbese arumva nta shema bimuhaye, mbese ntanyuzwe no kuba agizwe umwana kandi atari umwana. Ariko uwo mutima mubanze mutekereze gatoya kuri uwo mutima. Uwo mutima utanyurwa, ntabwo wari umwana, none ugizwe umwana. Urumva atari ubuntu ugiriwe kweri? Wari uwo kurimbuka none uhawe ubugingo buhoraho. Ntabwo unyuzwe no kuba uhawe ubugingo buhoraho, ahubwo uhawe no kuba umwana w'Imana. Nabyo ntibikunyuze uti oya ndashaka kumera nk'Imana, nanjye mbe nk'Imana. Urumva uwo mwuka atari wa Sekibi, uwo si Satani muzima kabisa ukorera mu batumvira wa mugani wa Pawulo. Kubera iki tutanyurwa n'icyo Imana yadukoreye? Kuki dushaka kwigereranya n'Imana kandi turi abantu? Bati wowe dufite gutungana kw'Imana. None se gutungana dufite ni ukwacu? None se gukiranuka dufite ni ukwacu? Si gukiranuka kw'Imana dufite? Si gukiranuka kw'Imana twahawe? None se uko gukiranuka kw'Imana ahubwo uranakuzi? Ko iyo Bibiliya ivuga gukiranuka kw'Imana twahawe, iba yerekeza kuri Yesu Kristo, kuko uwo niwe gukiranuka kw'Imana. Kandi uko gukiranuka kw'Imana twaguheshejwe nanone no kwizera uwo nyine twahawe kugira ngo aduhindukire gukiranuka. Ni Yesu, ntabwo ari twe. Kuki dushaka gukuraho Yesu tukishyira mu mwanya we? Nase ntibyanditswe mu rwa kabiri Paul yandikiye Abikorinto igice cya 5:21, yuko ngo muri we twahindutse gukiranuka kw'Imana. Muri we nyine ni muri we. Nese twe tugaragara cyangwa ni Yesu ugaragara ari nawe gukiranuka kw'Imana?
ibintu duhora turirimba hano, itubonyeho amaraso ntabwo iducira urubanza rubi. None kuki udaciriye urubanza? Nuko se nta rubanza rukuriho? Nuko ukiranuka cyane niyo mpamvu utarimbutse? Igiti bitarimbuka nayo maraso akuriho. Urumva rero ni Yesu Kristo niwe gukiranuka kwacu. Uyu nguyu tumwambaye nk'umwambaro, uyu nguyu ni ikimenyetso kituriho, nka kurya nyine Imana yaduhaye umwuka w'ikimenyetso, kamuduhaho ingwate. Mbese ni Yesu, ntabwo ari twebwe. Uyu mwuka wo kwisumbukuruza mureke tuwamaganire kure bakundwa. Aba bantu bashatse kwigira ibitangaza ni Imana. None se iyi Imana, none se iyi Imana uramutse utarebye neza, utarebye iyi Imana yakwica. Uyu muntu wigize Imana, uyu arakurimbuza. Rero bakundwa, reka ngarukiriza aha ngaha. Ni byinshi tubona, ni na byinshi tuzabona, ariko kandi muri byose duce bugufi dutuze. Ijambo ry'Imana ni rizima, naho bahindura ntabwo bazahindura ijambo ry'Imana, kuko umwimerere waryo urahari. Bandika ibitabo, bahindura imvugo, bagire bate, ariko ku basomye, abamaze kumenya ijambo ry'Imana, ntabwo bazatwarwa n'ibinyoma by'abo bantu bashaka kwigira ibitangaza. Data wo mu ijuru abagire neza bakundwa. Reka ngarukiriza aha ngaha, wenda tuzadukomeza bitewe n'uko abantu bazabaza nyine ibibazo, noneho dushake uburyo twakongera kwagura